kugeraho yakugeza ishaka kukugeza hari uruhare rwawe hari ibintu ugomba gusiga akaba ariyo mpamvu inshuro nyinshi n'abantu batarimo bagera ku cy'Imana yavuze kuko hari ibintu banze gusiga. Mu minsi yashize hari umuntu wampamagaye simuvuga izina n'umukobwa arambwira ati yewe mfushije ubukwe inshuro enye none biterwa n'iki. Nabwira nti bimwe mu bintu bituma umukobwa apfusha ubukwe hari ibintu abatarasize. Hari igihe uba warakijijwe ariko utarasize kamere y'umujenyi, utarasize inshuti z'indaya mwagendanaga, utarasize inshuti z'abasinze mwagendanaga. Ibi biri mu bintu bituma umusore akikubona nk'imbobo, bikubujije amahirwe kuko ni wabisize. Ubanye n'izo nshuti mbutasize bitumye tumenya uriwe. We ni ubana n'indaya tukubara nk'indaya, iyo ubana n'imbobo tukubara nk'imbobo, iyo ugendana n'abasinzi twumva nk'inzoga, ariko ugendana n'abasenga twumva usenga. Yego umuntu asa naho atinda ubundi utinzanusa naho nyine ni nk'uruvu iyo rutinze ku cyatsi aho bicyatsi dutindara twefluence tukayefluence tugere ingaruka mwitasha. Yego iyo duhaguruka tuva mu kibazo tujya mu gisubizo hari amakondisiyo kugira ngo ugere ku gisubizo. Cyambere umuntu ntajya mu gisubizo aturutse mu kibazo, kandi inzira itugeza ku gisubizo hari ibisabwa. Tugira ingorane nyinshi zo guhishwa ibyo tuzahura nabyo hagati. yego Nizo ngorane tugira abantu barimo berekeza ku bisubizo. Imana ikubwira aho uvuye mu kibazo, ikakubwira aho ugiye mu gisubizo, ikubwira ibyiza byawe ugiye, ikakubwira iti nzaguha umugisha, nzakuagura, nzakugirira neza, nzaguhaza uburame, ariko ikaguhisha umuhanda ugera ku gisubizo. Uvuye ku kibazo uzahura n'ibiki. yego Hakaba n'igihe Imana iguha kondisiyo, nkanjye urugero nitanze urugero, mvuka i Butare mu ntara y'Amajyepfo, niho nakoreye ubukwe, niho Imana yamperaga isezerano ry'uko nzaza i Kigali. Mu kuva mu ntara y'Amajyepfo nza mu mujyi wa Kigali hari kondisiyo yewe Imana yampaye. Muri nkenyereka mvuga mwimwe cyangwa wenda ebyiri biraterwa. Kondisiyo Imana yampaye yarambwiye ngo nkohereje mu mujyi wa Kigali aho ugiye kunkorera kandi nkakumenyekanisha. No mpamvu isi iri kunkurikira. Mbere nakurikiranwaga n'abantu nicaye imbere gusa bikarangira, ariko kugira ngo nkumenyekanishe icyitonderwa mwana wanjye, uzirinde imva z'abahanuzi zicukuye mu mujyi wa Kigali. inshuti z'umusaraba ndizira ko mumeze neza cyane ahantu muri hatandukanye. Abari kugane wa Aziya mumeze gute? Mumeze neza? Ubuzima buragenda, muracyakijijwe, muracyakunda Imana? Ndizira ko mukegereye Imana. Nitwa Ndamukunda Patrick, uyu mubona kuri kamera yitwa Mama Lionel. Ni umubyeyi mukunda cyane abari muri Canada, muri Amerika, Aziya, Australia n'ahandi mwese muri Afrika. Ndabizi ko mumukunda. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi agiye kuba tuganiriza. Hari ingingo nshaka ko tuza kuganiraho kuko impamvu tuba no kugira ngo duhugurane. Mwemye yaravuze ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo batagwa mu byaha. Bivuze ko iby'Imana imuhaye guhishurirwa yabigusangiza, nanjye nyuma tukabisangira kugira ngo waho uri turusheho gufasha muri uru rugendo kugira ngo turusheho gutera imbere. Reka nacyo namubyeyi umeze neza Mama Lionel? Ndashimira Imana. Urasa neza. Urakoze cyane. Ni ukubera Yesu. Ni ukubera Yesu. Nsuko twahose. Ariko harimo n'agafaranga. Mbere biragaragara. Biragaragara. Amafaranga hari byagaragara, tunguka nyuma akagaragara. Yego. Impamvu ndivuze hari igihe umuntu akubwira ati umeze neza ati ni ukubera Yesu. Kandi Yesu nyine hari ibyo akoresha. Araza akagira ibyo aguha bituma umuntu asa ugomba kumera. Kuko n'uwo wabikoze. Amakuru yo mu rugo bameze gute? Umutware, abana? Umutwara yameze neza cyane n'abana uretse imfura irwaye.
ararwaye ku ishuri baramwohereje ari mu rugo ari ku miti. Ubwo ni Lionel? Ni Lionel. Ariko ari gukira. Mu mwuka tumeze neza. Turashimira Imana ko iturindiye urugo. Ariko bazana batazi kujya nacuruza. Wazaguye n'akazi. Waguye n'akazi wambika abantu neza. Hari umunyamakuru yitwa Sipiriye ukora kuri Ngunda Gospel. Ufite ubukojo bundi aramwambitse neza we n'umukobwa yaberekanwe. Basaga neza. Gusa kwambika neza nambika abageni nkambika n'abantu nadodeye. Ndashimira abakiriya banjye, hari abo nkorera bari hanze njya mboherereza ibyo nabadodeye, hari abo mu Rwanda. Gusa neza icyambere nge mbanza gusa neza mbere yuko ubonye uko nsa tubona nabo nambika uko wikora marketing tubona n'abantu nambika uko baba baberewe kuko jewe ni ibintu Imana yanshizemo mu maraso birimo kureba umuntu nkamenya ngo yaberwa n'iri bara. Unje naberwa n'iri bleu foncé, rouge bordeaux, bitewe n'uruhu rwawe, tushati tw'amasomo, bleu ciel. Wayo mabara niyo yakubera. Ikiganiro madama azakibone. Amenye inama mugiriye. Yego ndagira ngo tuganire ku ijambo, shaka tuza kwa tuganira. Uyu munsi ngo tuze kuza guhugurana. Tuza kudufasha guhugura abantu kuko ni mu gice cyo mu butumwa bwiza. Kuko harimo no guhugurana, hari kwigisha, guhugura, ijambo y'Igubwe n'ibindi, ariko guhugura n'ikintu gikomeye cyane. Kandi uri umuntu guhugura, buri Imana yahamagara abantu batandukanye. Yagugura ari muto cyangwa ari mukuru, yagugura ari umushumba cyangwa atari umushumba, bitewe n'icyo umwuka muhaye. Tuza kuza guhugurana. Ariko mu masegonda make sengera mu tugiye kugwana kugira ngo abaje kwakiriza imuguri umwuka agiye kuduha. Nyagasani Imana turagushimiye ko utubeshejeho kugeza itariki duhumeka. Ntitwibagiwe ko hari abantu tujya gusura, gushyiraho indabo bapfuye, abo nduta nabo nduta. Wagaragaje ukuboko kwawe, uburinzi bwawe ndabushimiye. Uyu mwanya tugiye kuvuga ibyawe wadushyizemo, tugiye guhugura abantu bawe. Turasabye ngo umuntu wese ugiye gukurikirana amagambo nawe ukurikirana ibintu bye, kandi umukurikirane kurusha uko umuntu yamukurikirana, kandi wiheshereze icyubahiro ku muntu wese ugiye kuntega amatwi, kandi kuko ni wowe wagiye kumva kuruta uko jye anyumva. Unkoresha iby'ubutwari ndabizi, kandi aba bantu nabo uzabakorera iby'ubutwari. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, mbisenze shima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amen. 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 Mama Lionel, hari inkuru nubonye cyangwa binagiye numva abantu bavuga nshaka kuza kudusobanuriraho. Umuntu ashobora kuba afite umuntu bagendana cyangwa babana batindanye, uwo muntu yaba atari mu mugambi w'Imana ngo Imana ntisoze icyo yavuze kuri uwo muntu. Urabona niba ari Imana yakuvuzeho, uzatayibona ari ikintu nzagukorera mu buzima bwa buri munsi, n'icyo ahantu nzakugeza, ari icyo uzaba cyo, ari ikintu nyakuri kuzaba icyo mu gihe kizaza. Nino inshuti ufite muri icyo gihe Imana bivuze, abantu mugendana wanze kurakura ngo bigatuma Imana idakora itabisoza kuko wisha amasezerano. Ibi niko biri cyangwa nagari ko biri? Nibyo nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ibwira Yeremiya ngo uruzi iki nduzi inkone, uko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Urwo n'uruhare rw'Imana kurinda ijambo kugira ngo rusohoze. Hakaba n'uruhare rwawe ku giti cyawe kugira ngo urinde icyo Imana yavuze kugira ngo izagisohoze. Mu kurinda iby'Imana yavuze kugira ngo bisohoze, harimo uruhare rwawe rwo kumenya se nabirinda nte, ngendana nande wamfasha kungeza ku cyo yavuze. Aho sinaba ngendana n'umuntu unkurura mvana ku cyo yavuze. Birashoboka ko ushobora kugendana n'umuntu ugukurura ukuvana ku cyo yavuze, cyangwa ukagendana n'umuntu ugusunika ukujyana ku cyo yavuze, cyangwa ukagendana n'umuntu ukudindiza ukabura byose. Nk'ingata imena, ukabura kugera ku Mana, ukabura no kwicira inzira, kuko no kwicira inzira bibaho. Burya hari umuntu uvuga ati ubwo mbuze amafaranga yo gukora ubukwe reka nishingire, burya aba yiciriye inzira. Noneho hakaba igihe ubibura byose, ntiwicira inzira ngo wishingire, ntugeze ku ntego ngo ukore mariage, ntusubiye n'inyuma, ukabura ibintu byose. Ibyo biri mu bintu bituma ugera ku cyo Imana yavuze bitewe n'abantu mugendana. Ubwo abantu batwumve cyangwa bakumva uko uvuze, umuntu agomba kugenzura abantu bari kumwe muri no minsi. Cyane muri no minsi ugomba kumenya umuntu muri kugendana uwo ari we. Yumvikane ko abantu tubana tugendana bafite icyo bavuze ku buzima bwanjye. Cyane bafite umuntu mugendana ku. Ndifuza ko umuntu nkurikiye biza kurangira na jonjo inshuti,
kuko hari inshuti yakwicira amahirwe. Umuntu mugendana mukundana afite icyo avuze. Bibiliya yaravuze ngo hahirwa umuntu udahagarara mu nzira y'abanyabyaha, ntagendane nabo, ntiwicarane nabo. Aba bantu nabo bafite umwaku bagutera kugira ngo utagera ku cyo yavuze. Uyu muntu mugendana afite icyo avuze, kuko hari igihe haje wamwakire mu buzima bwawe ari umuntu uri bugutera amahirwe yo kugera ku ntego. Urugero, ashobora kuba aje ari umuntu ukwambika ngo use neza. Uri umukobwa uri ku isoko, n'urugero ugomba kwambara nk'umuntu uri ku isoko, gusa neza. Uyu muntu ashobora kuba aje mu buzima aje gushyigikira amasezerano Imana yakuvuzeho akakugezayo. Ahubwo kumenya uyu muntu aje ashyigikira ibyo Imana yavuze cyangwa aje asenya ibyo yavuze. Nicyo nangiye kubaza ngo ese uno muntu dukurikiye ari gutoranya inshuti ziri mu mugambi w'Imana kubuza, kuko Imana izana umuntu uri ibintu byanjye biri mu muntu nayo ibintu bye biri mu bantu. Imana irema Adamu yamuteretse mu gace kitwa Edeni, abantu barabizi mu itangiriro. Nakunze amagambo yamubwiye, yaramubwiye ngo uhaye ibiti byose byo muri iyi ngobyi. Ni ukuri. Uzi ko Imana yaduhaye ibiti. Ariko Imana igira ubuntu we, ikanga ibintu bingana gutya cyane. Imana yaduhaye ibiti ngo byose. Ibiti byose avuga ati byose ni ibyawe, imbuto, ntukagira ikibazo. Ukajya no ku mafunza yangusura y'umugoroba twiganire. Ariko igiti kiri hagati ntuzagikoreho. No iriya jambo ibiti rivuga abantu. Bwana natwe Imana yaduhaye kubita ibiti bagira ngo turabatutse. Abantu batugose ni ibiti bifite imbuto zacu. Dusaruraho ubutunzi, dufite abantu Imana yaduhaye. Ariko ashobora kuba ari igiti cyiza ariko kibi, igiti cyumye kidafite imbuto. Ubwo rero umuntu dukurikiye yavugaga amenye abo bari kumwe. Hari ijambo nshaka tuza kwagurukiramo. Imana ihamagara Aburahamu mu gitabo cy'itangiriro, yamubwiye ibintu bitatu cyangwa binagomba gusiga. Bivuga ko kugira ngo Imana ikugezeho ugambiriye kugera umuntu agomba gusiga. Ko hari ibyo usiga. Ni kubyemera? Ndabyemera. Kugeraho yakugeza ishaka kukugeza. Hari uruhare rwawe, hari ibintu ugomba gusiga. Akaba ariyo mpamvu inshuro nyinshi n'abantu batarimo bagera ku cy'Imana yavuze, kuko hari ibintu banze gusiga. Mu minsi yashize hari umuntu wampamagaye, simuvuga izina, n'umukobwa arambwira ati yewe mfushije ubukwe inshuro enye, none biterwa n'iki? Nambwira nti bimwe mu bintu bituma umukobwa apfusha ubukwe, hari ibintu aba atarasize. Hari igihe uba warakijijwe ariko utarasize kamere y'umujinya, utarasize inshuti z'indaya mwagendanaga, utarasize inshuti z'abasinzi mwagendanaga. Ibi biri mu bintu bituma umusore akikubona nk'imbobo, bikubujije amahirwe kuko ni wabisize. Ubanye n'izo nshuti mbutasize bitumye tumenya uriwe. We ni ubana n'indaya tukubara nk'indaya, iyo ubana n'imbobo tukubara nk'imbobo, iyo ugendana n'abasinzi twumva nk'inzoga, ariko ugendana n'abasenga twumva usenga. Yego, umuntu asa naho atinda. Ubundi utinzanusa naho nyine ni nk'uruvu iyo rutinze ku cyatsi aho dutindara twinfluence tukayinfluence tugere ingaruka. Mu itangiriro cya 12 Imana ihamagara Aburahamu, akitwa Aburahamu ataraba Aburahamu, kuko bamwise Aburahamu Imana imuhinduriye izina. 12 aravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, mvuko yamubwiye mama Lionel, ngo uva mu gihugu kiwanyu. Imana irimo kumubwira icyambere umva nagombaga kuvana mu gihugu kiwabo, usige umuryango wawe n'inzu ya so. Ibintu bitatu: igihugu, umuryango n'inzu ya so. Ujye mu gihugu nzakwereka. Namubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Uza kwibara n'ibintu bya kuri 7. Nzaguha ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza isi uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha kwifuriza umugisha, kandi uza kuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe n'imigango yose yo mu Israheli umugisha. Yego, iyo duhaguruka tuva mu kibazo tujya mu gisubizo, hari amakondisiyo kugira ngo ugere ku gisubizo. Cyambere umuntu ntajya mu gisubizo aturutse mu kibazo, kandi inzira itugeza ku gisubizo hari ibisabwa. Tugira ingorane nyinshi zo guhishwa ibyo tuzahura nabyo hagati. Nizo ngorane tugira abantu barimo berekeza ku bisubizo.
Imana ikubwira aho uvuye mu kibazo, ikakubwira aho ugiye mu gisubizo, ikubwira ibyiza byaho ugiye, ikakubwira iti nzaguha umugisha, nzakuagura, nzakugirira neza, nzaguhaza uburame, ariko ikaguhisha umuhanda ugera ku gisubizo uvuye ku kibazo uzahura n'ibiki. Hakaba n'igihe Imana iguha kondisiyo, nkanjye urugero, nitanzeho urugero, mvuka i Butare mu ntara y'Amajyepfo, niho nakoreye ubukwe, niho Imana yamperaga isezerano ry'uko nzaza i Kigali. Mu kuva mu ntara y'Amajyepfo nza mu mujyi wa Kigali, hari kondisiyo jyewe Imana yampaye, muri nkenye reka mvuge mwimwe cyangwa wenda ebyiri biraterwa. Kondisiyo Imana yampaye yarambwiye ngo nkohereje mu mujyi wa Kigali, aho ugiye kunkorera kandi nkakumenyekanisha. No mpamvu isi iri kunkurikira. Mbere nakurikiranwaga n'abantu nicaye imbere gusa bikarangira, ariko kugira ngo nkumenyekanishe, icyitonderwa mwana wanjye, uzirinde imva z'abahanuzi zicukuye mu mujyi wa Kigali. Byabimbwire Butare. Imva ya mbere ni ingo z'abakira abantu bajyamo bagiye guhanura kugira ngo bakuremo imigisha. Kuvuga ngo iravuze itavuze, izo ni imva zicukuye. Guca amafaranga abantu kugira ngo basengere, izo ni imva abantu benshi baguyemo. Uzazirinde. Ariko impisha ko nzahura n'abahanuzi baza kunyigisha gukora forode, ibyo irabimpisha, abona nkuye nabo. Ariko mbanesheshwa nuko hari amakondisiyo nahawe mpaguruka. None izi kondisiyo wahawe uhaguruka kugira ngo ugere, uyu ni Aburahamu turiho, ahabwa kondisiyo za va hariya. Hari igihe ubundi Imana kuki bikubwiye ngo va hariya, va mu bapagane, hari ibihembo kuki utakurindira aho bivuga ngo have kandi yanakuri. Yego, kuki Imana ikubwiye iti va muri aba bapagane, ifite imbaraga zo kukurindira muri abo bapagane, ifite n'ubushobozi, ariko ikakubwira ngo va mu bapagane. Kimwe mu bintu bituma Imana ikubwira ngo va muri aba bapagane, cyambere n'umutekano wawe ishaka kukurindira. Yego. Icya kabiri, abo bapagane ushobora kuba bamugira ubuntu bwinshi, kandi hari umugisha Imana ishaka kuguha, kandi gutegeka ko ibiryo byayo bitajugunyirwa imbwa. Yego. Iki kintu bafasha kucyumva neza. Hari igihe Imana ibona ugira ubuntu, kandi uturanye n'indaya, uturanye n'abantu batayikorera, kandi ibiryo by'Imana ntibijugunyirwa imbwa. Na Bibiliya bavuga ngo mugirire neza, ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Imana ikabona ari umugisha itaguheraho, ikagusaba kuhava. Ikindi gituma Imana igukura aho hantu, ibona mu mugisha igiye kuguha hari umugisha uzatera ishyara abantu, hagahuguruka abarozi, ikabaguhungisha, ikakubwira iti va aha ngaha nguhungishije, mu byo nguhungishije n'iki kirimo, ikabaguhungisha. Noneho muri uko kuba guhungisha kugira ngo ikugirire neza, ukagira abantu ubona utareka. Yego. Aricyo cyatumye Aburahamu akora ikosa ryo guhagurukana na Loti, kandi yabwiwe guhaguruka wenyine. Loti akagenda amuvangira, kuko hari igihe umuntu akuvangira mu by'Imana bitewe n'uko mwahagurukanye, wemeye ko muhagurukana, wagize santimu umushyiramo kayamana itavuze, kuko Aburahamu naramubwiye ngo uvuye ni Imana irimo kubwira. Arangije afata Loti aramuzana ngo nuko ari buriya yajyanaga he ngo ni mwene wabo. Uzi ko isa n'ibindi usanga ko Imana agongeye kuvugana nawe mama Marionette, yayisaba mu ruzerero rukomeye cyane. Hari ibintu Imana itakora nk'ikosa ryo kuvugana nawe umuntu itemera, umupagani yumva. Nagiye mbibona no mu byumba by'amasengesho, Imana yajyaga ijya kuvuga ibintu bikomeye, igasinziriza bamwe. Ukanakangura umuntu utekanguka ati ndumva, kandi yasinziriye. Igasinziriza inzimuzi, igasinziriza abantu bagira amagambo y'ubujajwe, ikabasinziriza. Imana arangiza kuvuga agakanguka, kajya bakangura mu guhimbaza Imana no kuyiramya, ariko mu gihe cyo kuvuga amabanga akomeye kamusinziriza, kuko ibona ko uwo muntu hari ibintu yazakora, hari ibintu bibi yazamena amabanga y'Imana yavuze. Mu rugendo babamo, aba ba Loti babamo, ba Loti aryahaguruka nk'umurozi, akaza mu rugendo kukuroga ngo akwica utageze ku byo yavuze. Kandi kibabaza bumva Imana ibivuga, banabyumva kuturu, banabyumva cyane, barabyumva, baragize akabarenze bakabirwanya. Abantu baturwana abantu baza amasezerano yacu cyane, abantu Imana yakuvuzeho bumva cyane, nimwe n'abahanuye babiguhanuriye. None se uribuka igihe
Samusoni yica abantu 1000 akongeza imyaka y'abafilisitiya. Yego, ingunza akazishura. Yagiye kwihisha mu gitare cya Etamu. Yihishamo abafilisitiya baramushaka mu gihugu cyose baramubura. Babona nibatuma ingenzi bari bumubone. Yego. Izi ngenzi zarishatse kuvuga niba abantu bazaho tuburire iyo twagiye mu masengesho, baza gusengera, baza amarezo yacu aho aba. Urumva aba bantu nibo bagiye bamukura mu gitare. Barumbwirira abantu bakavuga bakurareza. Ubundi kubona ufite amavuta ariko witurize. Ntukavuga aho imbaraga zawe ziva, ntukavuge naho wiriwe, ntukavuge naho wasengeye, ntukavuge n'iby'Imana yakubwiye. Gitwaza ndamukunda yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo Imana nikubwira ikintu kikiri mu mutima Satani nta kimenya. Ariko iyo usohoye mu kanwa ukavuga ngo Imana yambwiye iki, ubu uri haye Satani iryo jambo kurirwanya akoresheje abarozi nawe ubwe ukigumishamo. Ugira ibanga ryaho usengera, ugira ibanga ryaho ugiye, ugira ibanga ry'imikoranire yawe n'Imana. Ese mpamvu Yesu yajyaga azamuka ku musozi n'ijoro amaze kwiyambura abantu. Nabigishwa yagiye baseka akazamuka wenyine. Bibiliya se si kwivuga ngo nuko ngo mva hano ngo ava hano ajya hariya agira imbere ho gato batera ibuye ngo arasenga. Ariko abiyufuye abavuyemo, kuko wowe banza umenye wowe urinde muri abo bantu. Uhetse ibintu bingana iki muri abo bantu? Ukorana n'Imana ute muri abo bantu? Utegerejweho iki kuruta abo bantu icyo bategerejweho? Kwabo bantu bana nabo bashobora kuba ibyica amahirwe. Yego. Uyu Aburahamu abwirwa ngo va mu gihugu cy'iwanyu. Mu gihugu cy'iwanyu. Ibaze we cy'iwanyu. Ujye mu gihugu nzakwereka. Abantu baza kumva ijambo neza ariko barisobanura ko bagate no kuva mu gihugu urimo kujya mu kindi. Reka ni imvugo y'umwuka. Ari igihugu hatagira uhunga agahita ashaka visa agahita yirukanka akajya mu kindi gihugu ngo ni ko Imana ivuze. Ahubwo n'ubigo bw'umwuka no kuva mu gihugu cya Egiputa, bigo bw'umwuka aho utuye mu byawo kwinjira muri Kanani. Hari umuntu wigeze kuyobora muri Bibiliya no gusiga ikindi umuntu yavuga no gusiga imyumvire yaho waruri. Ubundi buri gihugu kigira ibyaha byacyo. Iki murakijemo kirakomeye. Imana ibwo baramuva mu gihugu cyagira ngo asiga imyumvire yatera, imyumvire mu bigaga bwo kuterekera, imyumvire y'isenge bigirwamana, ayisiga afata imyumvire y'Imana. Yego wakomeza. Ufata amarezo y'Imana. Hari umuntu wigeze kuyobera muri Bibiliya yasomye ijambo rivuga ngo muhore mukenyera amatabaza yake, acana amatabara inzu yose, amabuje n'amatara amakoremani, ashaka umwenda arakenyera ari umugabo. Yayobeye muri Bibiliya. Natwanemo tuvuga ngo abantu ntibayobere muri iri jambo. Gusiga, ushobora gusiga iyo myumvire y'iwanyu mu baterekera, mu basenga ibyo bigirwamana byari bihari byo kwatera. Basengaga Uwiteka abona ntiyamuhera umugisha aho hantu. Kandi yareba Aburahamu akabona azaba umuntu ukaze. Imana imufitemo igishoro gikomeye. Imufitemo igishoro. Irabona imubitsemo ubuhanuzi bwagirira isi umumaro. Iyi Imana irabona imubitsemo impano yo gusengera abarwayi, ibitaro byagira amahirwe. Iyi Imana irabona imubitsemo impano z'ibitangaza iwabo zitahakorera. Hari ibintu byazitsikamira. Iramubwira iti va hano ugenda. Numva igungishije ibintu byazitsikamira, none nawe urashaka kubana n'abazabitsikamira. Ubusuvuye ugiye. Ajyana na Loti. Iramubwira iti igihugu nkweretse uzajyamo nzaguha umugisha. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Araho yavuze ngo uzagera ku rwego uhinduka umugisha. Iri jambo rirakomeye, kugera ku rwego umuntu ahinduka umugisha. Ibiraharanirwa. Kugira ngo umuntu kugeraho yumve abaye umugisha. Araruhutse. Imfubyi kugezeho iraruhutse. Ni wambaye ubusa kugezeho hararuhutse. Ubaye umugisha ku mushonji, ubaye umugisha ku murwayi, ufite ubukode bwamugoye, ubaye umugisha kuri we. Ku bintu byitwa uzaba umugisha burya ubundi ubutsindiye ubukire. Ubutsindiye ubutabazi, ubutsindiye gusubizwa. Hanyuma ngo nzogeza izina ryawe. Iki kintu kirakomeye. Ariko uze kuza gutinda ku ikosa yakoresha kuza kwatinda cyane, kuza kwatinde ikosa yakoze agakana Loti akahita abana mu ruserero. Uzi ko yageze ahantu areshya ngo umugore we kubera umuntu bari kumwe, kubera umuntu bahagurukanye. Uyu muntu mwahagurukanye, uyu muntu muri kumwe turaza kumutindaho kuko ni nayo ntego
turimo tuganiraho uyu muntu mwahagurukanye mu mugisha wawe, uyu muntu mubana, uyu muntu wanze kurekura natakwica nta nubwo ari bugukize, arakwica. Nani njya kuvuga ngo natakwica aragukiza, arakwica kuko ari mu bintu bitari arimo aravanga, yambara ukwete batamukwiye, arimo aravanga. Hari umuririmbyi waririmbye mu gitabo cyo gushimisha Imana ngo tunganira Imana ubudasiba, hari ahantu yavuze ijambo rivuga ngo jya ubana n'abayo, jya ubana n'abantu b'Imana kandi ujye wumvira n'umwuka, kandi umwuka arimo kuvuga, kandi nagutumweho ni ukuri abantu bana nabo birashoboka ko barimo bakwicira ejo hawe. Nimba uri umusore w'umunyamasengesho ubana n'abaniga banywa itabi, ejo hawe barimo barahica, uzarapa, uzashiduka urapye, uzashiduka uwo mwotsi uwukuruye watangiye uhumeka, kandi ukuhumeka uri kunywa mwinshi no kubarusha, ariko ari kukwicira ejo hawe. Nimba uri umukobwa arahagurukanye ijambo rivuga ngo nzakugirira neza, abantu mwahagurukanye, uyu Loti bahagurukanye yaramuvangiye, abantu wahagurukanye kugira ngo ugere ku ntego bari kukuvangira. Nigeze kuvuga gato ko ushobora guhagurukana n'umuntu ukuroga. Nibuka ko aba barozi nabo ari igihe tubana nabo akakuvangira akakuroga, ashobora kukuroga ntupfe ariko ukamara imyaka 4 yaragukerereje, kuko abahanga bavuze ko uburozi bumara imyaka 4 mu mubiri, ku muntu wari uburozi bumara imyaka 4 mu mubiri, kuko icyambere uburozi buragenda bugahita bwangiza imisokoro kugira ngo izongere gufata ritime si hafi ahangaha. Urumva arakwangije, atumye n'amasezerano uzayarya ufite ubumuga, kuko mwarahagurukanye. Umuntu mwahagurukanye, umuntu mubana, nicyo gihe nshaka kukubwira. Nagutumweho ninde ko naringiye reka muvuge uyu muhungu Gahini na Abeli barahagurukanye bajya gutambira Imana, gutanga amaturo y'iby'Imana bagejejeho. Ariko Abeli ahagurukana na mwene nyina ariko afite umwuka wo kuguna, ariko Abeli afite umwuka wo gushimira Imana ibirenze, ayereka imvamutima, imvamutima ze zose ntiyasigana gato, ntiyagira agakore mu biganza, ngo agenda atamba, we yari yaroroye, agenda akuramo izishishi, izagura menshi, izogibona isoko bitagoye, ngo akuramo, ngo atambye Uwiteka ati arahumurirwa mu bavu w'ishimwe rya Beri. Ugera ku Mana, Mana iranezerwa, bigaragarira amaso ya Gahini. Gahini we ajya mu myaka, yari umuhinzi, agenda akuramo injonjori. Ushobora kuba ugendana n'umuntu w'Imana injonjori, ushobora kuba ugendana n'umuntu udakunda Imana, cyangwa se ukunda iby'Imana itanga ariko adakunda Imana. Amagenzura ko atari umunyedini. Yego, ugenzura ko uyu muntu atari bukwicira ejo hawe. Ngo Gahini ngo azabiranywa n'uburakari by'uko igitambo cye ngo Uwiteka cyaramunukiye, cyarayobye, kandi ahantu n'abantu bumvireho. Ubundi kuki Imana ikugejeje muri uru rwego wajya gutura inote ya 500? Yewe mu rusengero ngenzura ibintu byinshi, uwo mwuka ndawugira. Hari igihe njya gutura nyuma y'abandi nabanjirijwe n'abantu bakaze nkarungurukamo, kandi mu muco nkukura ku Uwiteka. Yesu yajyaga arebamo, umunsi mwararebye abonamo umugore utanze amakuta abiri ari afite, na Yesu nawe yakundaga kureba mu giturisho, aravuga ati nubwo mwatuye muri abantu bakaze, ariko dore umugore watuye amakuta abiri ari afite yarebagamo. Nicyo yari asigaranye, nanjye nkunda kujya gutura nkarebamo, wigira ku birenge bye, nigira ku birenge byo iminsi yose, n'abantu bazambona mu rusengero nubwo ndarimennye ibanga nkunda kurebamo. Noneho ari igihe ndebamo, narebye b'abantu babyibushye munsi bajya mu Bushinwa, Imana haye amazu baparitse amamodoka, agiye nitegeye akamoto ka Senyisa, nkagenda nyuma narebamo nkasanga n'utunote twa Senyisa turyamyemo. Ibi bintu abantu babyige babyumve, no kudaha agaciro icyo Kristo yakoze, kudaha agaciro ibintu Imana yakoze, ngo ntange ibyo mushimisha, ni ukuvuga ngo nugutura ibishimisha Imana. Nundi yaravuze ngo ibyo nunze nibyanjye, nanjye ubwanjye nduwawe. Ibyo umuntu atunze nibyo Uwiteka, ubundi gutatabimu, ubundi ko atari ibyawe wabihaye nyirabyo.
noneho Abeli ngo ashimirwe n'Imana ituratuye, Gahini irarigaye rwose igitambo kirayobye. Gahini ngo azabiranywa n'uburakari kandi barahagurukanye baragendana n'abavandimwe ngo ahita amwica. Ubwo tugenda ashobora kukwica, ni ukuri kw'Imana ashobora kukwica. Tondera umuntu muri kugendana, nubwo murimo mujya ku Mana mujyanye amaturo, nubwo murimo mu nzira ijya i Siyoni, icyo kiteberwa arampitana. Itonde gatoya uyu muntu, Imana ishobora no kukubwira ibintu byiza izakugirira, agatangira no kukwica bitarasohora. Yaramwishe, amwishe Uwiteka ngo areba Gahini abura ikintu amukorera. Yavuze ijambo rikomeye ngazabe gicamo. Kira kintu sinambwira ko nta bicamuke biba mu nzu y'Imana, ngo ahita amugira igicamuke, ngo ahita ajya kumutuza ahantu Inodi. Inodi ni ahantu habaga abantu bananiye Imana, mbega abantu bigize impyisi, bigize impyisi mu by'Imana, ngo bajyaga kuba Inodi ahinduka igicamuke. Birashoboka kuri mugendana n'umuntu w'igicamuke, uyu muntu mugendana ninde? Avuze iki ku buzima bwawe? Uyu muntu ukurambagisha, reka nyarukire muri fiyansaye. Uyu muntu uje kukurambagiza ntashobora kuba aje n'igisa n'isezerano, ukibwira ko ari isezerano kandi ari igisa naryo. Ubundi hari abantu bajya bafata ibisa n'amasezerano, kandi amasezerano ahari akaba guteye n'umwaku ntugere ku isezerano ryawe. Uyu muntu ukurambagije nubwo yubakitse, afite inoti, afite isura, afite imiryango, ntashobora kuba aje ari igisa n'amasezerano akaba kwiciye isezerano. Ejo urugo rwawe Imana yakubwiye ntirube ruzima kubera ko wagendanye n'umupagani ugira ngo ni umukristo. None ingo nyinshi muri no minsi ntizirimo zicwa na bene ibyo ngibyo by'abantu bagendanye. Uyu muntu mugendanye uhagurukanye nawe, uyu muntu bana nawe, iyi nshuti ugira. Ubundi nigeze kubivuga, sinzi nimba ni kuri no channel yanjye, yewe navuze ko ngira inshuti 3 mu buzima. Inshuti ya mbere ni umuntu uzi gukora, ku buryo ambwira ati ndabona ushoya yawe wakungukaya, ndabona aya mafaranga washoye muri ibi wakunguka. Kabiri ni umunyamwuka. Umunyamwuka umbwira ngo umva uko ivuze cyangwa undeberamo, unkubitira isengesho agapfa nk'iduzeni y'abadayimoni. Iyo ni inshuti ya kabiri. Ndushite ya gatatu ngira no umuntu ufite ku ifaranga. Uyu muntu ufite ifaranga dushobora kugendana sinsonzere mu nzira, dushobora kugira brushette iri akambira ati rya zingara. Izi ni inshuti ngira. Ariko muri izi inshuti ngira mpabwa n'umwuka kujonjora ifite umumaro. Iyangeza kucyo nifuza. Mu nshuti ufite wa mukobwa we, wa musore we, wa mumama we, mu nshuti ufite ubuntu ushobora kuba ufite inshuti iri kugusengera urugo, ukundana n'umugore wananiranye. Reka mvuga ku kazi nkora nambika abageni, ariko njya mbona nk'umukobwa waje azanye na marene mubi, wamufasha kumusenyera, wamusenyera, utamwereka uko rwubakwa, utamwereka ingorane zo mu rugo, ushaka kumwereka ibyiza byo mu kwezi kwa buki, ariko ntamwereke nyuma ya buki, nyuma y'amezi ibitwikururwa bishize, nyuma y'amezi utangiye gutwita ukamererwa nabi, nyuma y'amezi ubushomeri buje, nyuma y'amezi urugo ruzanye ubukene, wakwitwara utya. Donc areba kure, areba hafi, ntareba kure. Abo bamarene inshuro nyinshi baba ari n'abamafoto, ngo barasa neza, ngo bafite imodoka za ntwarira, abafiye doneri. Birashoboka ko nawe urugo rwawe rwangijwe no kutareba uwo mugendanye, uwo muhagurukanye. Inshuti itondera inshuti muri kumwe. Hari ikindi kintu tumwe nibuka cyane, muri hari amagambo y'umugabo witwa Gehazi na Elisa. Uribuka Gehazi ukuntu yabanye na Elisa ariko atabasha kutumera isegera ahantu agomba kujya, kuko Gehazi yarebaga kubifatika, aho Gehazi ageze ko Elisa ageze kumusengera abonye ni mugoye. Dufite abantu bagendana nabo bameze nka ba Gehazi. Gehazi aca ruhinga bakajya kwaka amaturo n'atari.
Gehazi n'umugabo mubi kugendana Imana ikurinde kugendana na Gehazi. Igihe kimwe urugamba rwarahinnye aba batewe Elisa akajya abona ingabo z'ijuru zigose umudugudu. Gehazi akabona urupfu. Turapfuye Elisa turapfuye. Akagira induru turapfuye turashize birarangiye. Nta biryo dufite abantu bafite inshuti zibavuza hinduru. Zibavuza hinduru gusa. Zibereka ibicitse ntizibereka ibikize. Zibereka ibibura ntizibereka ibihari. Ubwira ngo ngiye gucuruza batacuruza sicuruza urubuye. Akaguca intege. Wavuga ati ngiye gushaka atakuburetse. Turamungura mwemera afite iki? Ugasaba ibintu byose barabisenya. Ni Gehazi. Uri kumwe na Gehazi. Ubona ibipfu ntabona ibikira. Ubona urupfu ntabona ubutabazi. Elisa arasenga ibaze kugeza Elisa yavunnye Elisa. Ari abantu batuvuna. Hari abantu batudindiza ukaba ugisengera uwo muntu kandi wari ukwiye gusengera ikindi. Elisa ngo arasenga ati databuja humura amaso no mupagani. Humura amaso y'umugabo abona uburyo tugoswe uyu mudugudu ugoswe n'ukuboko kw'Imana. Urumva yaramuvunnye agendanye n'umuntu utamuha kuraje utamubwira ntabwo agendanye n'icyuma kimutyaza. N'abanyamwuka babyumve iri jambo rirareba ubundi abanyamwuka. Ubundi umunyamwuka agendana n'umunyamubiri mu buhe buryo? Bahuriye se ubundi muhuriye he? Agufasha iki? Chris na Beyari bahuriye muhuriye agusengera te agufasha te. Nk'ubugiye urugero nshobora gutegura icyigisho niza amashuri make ya 2 niza 3 gusa ariko nzabize anduta. Hari igihe njya mu masirabisi ngategura nkumva simbyumva bigatuma njya gushaka abantu babyumva bamfasha kumva iki cyigisho nagitanganya bakampa ingero bakamfasha kumva ibitabo. Ubwo ndajya kuri Gehazi harya ngo amfashe iki? Gehazi ko ari bumvangire koko Imana inda abantu Gehazi. Ibarinde Gehazi. Dore ikindi Gehazi yakoze kibi. Aricyo ba Gehazi dufite muri no minsi dufite abahanuzi ba Gehazi. Igihe Namani yakiraga ibibembe yashatse gushyira amaturo Elisa. Cyambere Elisa ntiyashatse kwiyereka Namani amaso ku maso. Yashatse gukoresha imbaraga. Yego. Elisa yakoreye mu budahangarwa cyangwa ubuhanuzi bwo gutegeka ariko atabonanye n'uwo. Yego. Agiye gukorera igitabo. Ahaguruka yaramurembye ko ashyize ibintu ku matandiko. Yeskotinzwe. Ubwo nyumvika ko umuhanuzi areba inyuma y'ibikuta. Cyane. Amen. Yibereye mu murere yifitiye ibihe byo kureba. Ubundi abahanuzi tureba ibintu abantu batabona. Tureba ibibera ku mipaka, tukareba ibibera mu mungo, tukareba ibibera no mu mitima bateguye. Abahanuzi tubireba bikiri kure bitaratugeraho. Imana ishimwe. Elisa abibona ko bahagurutse arangije abwira Gehazi ati ndabona namanaje akihagera mumubwira akomeza ajye kuri Yorodani ntagera aha akomeza ajye kuri Yorodani kandi mumubwire ngo ndavuze nk'umukozi w'Imana yaje ashaka muri Yorodani nagera yibire 7 umwuzuro w'Imana nibwo ibibemba afite bivaho. Namani ahagezemo amubwira ati umukozi w'Imana aravuze ngo ukomeze ugende kuri Yorodani wibire 7 ati nagize ngo byibuza arandembare mbyaho ibiganza. Nagize ngo byibuza arategeka arasohoka ntabona urwego ndiho yego ntabona yego nagaze ko nahetse nagize ngo byibuza arambatiza ku gahanga kuko urabona sinajya mu mazi yose. Nagize ngo nta byanagize ngo ku mukozi w'Imana ahagurutse ati sinamudubika kandi ari umunyacyubahiro ko gahanga ubwo ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije. Ngo ageze ngo abantu bamwe sikotinze umwuka wa Elisa ubajyaho urabafata batangira kumugata ariko se nyakubaho iyo akubwira ibirenze ibyo ntabwo wari kubikora. Emera ubikore urahumanuka. Ngo aragenda arahumanuka akize aravuga ati uyu mukozi w'Imana ngomba kumuhitura. Mboneho kubwira abakozi b'Imana basaba amaturo ndabahagurukiye muri amasaha ano masaha birirwa basaba amaturo tindira ko gusengera ohereza ituro
aba bahanga banishyuza mbere bo banayaka mbere, ariko abantu bazi no kubyumva neza. Ubundi gushimira umuntu wagusengeye akawamuha biva ku mutima wawe, yego, ariko uza kumubwira ngo banze ugire icyo ukora, yego, ntabwo biva ku itegeko rya Gehazi. Uyu muntu umenya ko ari Gehazi ukunda amaturo, ko yambura uruhu rw'intama umubona kuri kamera, ariko kumva ari Gehazi. Ariko nkanabwira nawe nkaguhindukirana, wowe utarahuye na Gehazi bakagusengera ugasubizwa, wakoze iki? Yego. Wakoze iki? Nimba umukozi w'Imana agusengeye ugasubizwa, jya ugira gushima muri wowe. Ari ijambo Pawulo yandikiye abakore n'ababwira ngo umuvugabutumwa atungwa n'ivugabutumwa. Tungwa nabwo. Umuvugabutumwa atungwa nabwo. Nubwo budutunga. Ubundi n'ubu kugira ngo gembe njya mu madekorasiyo n'iki ni sapoti y'iri vugabutumwa. Ariko ubundi muba mukwiye no kuntunga. Kuko mubundi muba mukwiye kuntunga. Muri ubu buryo ndicara ngategura Imana ikamu ijambo rijyanye n'iby'umutima wawe usaba. Ndaje nicaye hano ndagusengeye, munyumve neza sindi gusaba, ndi kukubwiza ukuri. Yego. Nje hano ndagusengeye urasubijwe, nje hano ndakubwirije, umutima urahembutse, Imana irankoresheje. Byibuze n'icyoroshye cyane azamura channel yanjye ngo akande kuri subscribe anakoresha ya ibyo nicyoroshye cyanzamura nta nagikora, kandi icyo cyari cyoroshye buryo ubutanzi turo bikomeye. Ariko nimba umukozi w'Imana aguhembuye aguhezagiye, si itegeko mu mutima wawe ntavuga utereka mugurire n'amazi anywa, kuko nanjye njyanyagurira abakozi b'Imana, njyanyagurira abakozi b'Imana. Hari umukozi w'Imana abwiriza ngafashwa, ambwira nkumva hari ikintu amenye, nkumva urubyimba ameneye, ndafashwa nkakorwaho ni akira agenda umwe akayawuruti. Uyu Gehazi rero, aba ba Gehazi rero baba ngo muduhe ituro, zohereza ituro tugusengere. Umenya ko yari Gehazi uhuye nawe. Ndebera rero kugira ngo Gehazi azane ituro avuga ati munyereke umukozi w'Imana muhira ituro. Elisa aramubwira ati impano y'Imana ntabwo igurwa ifeza. Gehazi Namani yurira igara ritwara rigendera n'amaesikoti ye n'amaturo ye. Gehazi aho yicaye bimurya ahantu abuze ubwenge. Yewe abantu bahagurukanye na Gehazi, bakozi b'Imana mugendana na ba Gehazi, bavuga ubutumwa mugendana na ba Gehazi, nanjye ndabagira. Ngiye mfite aba Gehazi barenze 5 bambwiye ngo sinzava mu bukode ngo ntatubura, ngo nige muhanuzi usigaye mu bukode ngo kuko nanze kugutubura. Ariko abapfobeje Imana, abapfobeje ashatse no gupfobya Imana yanjye, ntabwo Imana yanjye ikorera mu kavuyo. Uwo ni Gehazi wahagurukanye nande ko ushobora kuba waragukanye na Gehazi. Gehazi arangije nawe ngo aragiserera aragenda abwira Namani ati nyakubaho, yisubiyeho arambwiye ngo ibyo biguzi bime, abitekerejeho gihaguruka. None ibyo biguzi bime Elisa aho ari mu murere ngo yahagurukanye na Gehazi mu mutima w'uburyo agiye kwaka ibiguzi, agarukana nawe. Arangije amugeze imbere yigira shyashya. Elisa arangije ati ibi bibembe yararwaye hita ubifata. Wumva Elisa nawe yarakubita isahagurukanye na Gehazi. Ugendana nande mu murimo w'Imana, ugendana nande mu gukorera Imana, uhagurukanye nande, inshuti yawe ni yihe ikugufasha. Ndakubwira ubu kandi abantu babyumve cyane. Iyo kuvuga ibingi cyo ndimo ndumva mo kubwira abantu, ntabwo tuvuze ngo mwanga abantu, mwo kubana n'abantu, ariko mugiraho mugarukira mu mibanire yanyu. Umuntu winjira mu byumba by'umutima wakamenya icyo waraye n'icyo ageze gute. Kandi ubundi hari icyo bita hari friend, hari inshuti isanzwe n'inshuti magara. Umuntu ugomba kugira inshuti magara agomba ko ari wa muntu nyine ufitemo inyungu z'ibintu bitandukanye. Umuntu utaguteza imbere mu by'umwuka, umuntu utaguteza imbere mu by'ubuzima, umuntu utaguteza imbere mu by'ubwenge, umuntu uwo muntu mugisha inshuti kumarira iki? Yegora ni ikibazo. Uko niko kuri mama rero. Nibyo uwo muntu si inshuti. Basi niba umuntu aguteza imbere mu by'ubwenge, mu byo wiga aragufasha, akatubwira urubyiruko. Yego. Umwana ajya kwishaka atagira ikigara. Iki kintu kivugeho. Iki kigara cy'abana bo bajya ku ishuri bazana amanota nayise ngo ni imibare ya mobile ya telefone. Umwana
bakurihiye, urabizi ko wanyu bakurihiye bigoye, bemeye gusigara bicwa n'inzara kugira ngo ujye ku ishuri. Mama wahora mu gitenge kimwe kugira ngo wige, papa we yaheze mu ishati imwe kugira ngo wige. None nimba kurihiye bagutumye amanota ntibagutumye ibinyendaro, bagutumye amanota ntibagutumye ibiyobyabwenge, uragiye mu kigare ku ishuri. Izo nshuti mugendana, nimba utarisunze umuntu kurusha imibare ngo umuhe iminota 30 yo kukuzamura mu mibare, nimba utarisunze umuntu kurusha social n'icyongereza n'ibindi ngo agufasha kuzamure ugere ku rugero rujyana birete ababyeyi bishime, ukaba waragiye mu kigare, ukaba birababaje. Icyo kigare urabona uzabona birete kuzababaza ababyeyi, va mu kigare. Hari n'abakobwa bagenda bakajya mu kigare cy'abakobwa b'imbobo, ugasanga umwana azanye ibinyendaro, ugasanga umwana bamwigishije ubucakura bwo gufata imiti ya onapo akiri umukobwa, ugasanga umwana w'umukobwa azi amatariki yasamiramo. Nabyo birababaje. Ari umukobwa. Ye nigeze kujya kuvuza umwana wanjye muhetse, aho nanyuraga nacaga ahantu bicaye bagiye gufata imiti ya onapo, ngo mpace sanga hicayemo umukobwa nzi. Sinihangana ndamuhamagara ngwino nkubwire tureba ku gapapuro, baba bafite udupapuro mu ntoki, ndebye nsanga kanditseho izina rye, rimwe mu mezi 3 aza gufata imiti yo kuringaniza urubyaro. Nta mugabo agira ariko aje kuringaniza urubyaro, kandi nsanga aba no mu rusengero mu murimo w'Imana. Noneho ndebera gufata umuntu nk'uyu ukamugira inshuti, nta kindi ari bukwigisha n'icyo. Va mu kigare, robanura inshuti nibwo uzagera ku ntego. Imana imufashemo kandi abyumvize mugura zumve. Tugana ku musozo ndagira ngo ugaruke no ku kintu cy'abantu bashaka, ngo muri minsi umuntu arashaka amara gushaka nahindura inshuti z'ubuzima bwe. Niba umuntu yari umusore afite abasore bagendanaga ibigare, bajya mu tubari, bajya mu mipira bakara barataha saa 9, yamara kuba umugabo afite umugore akongera gutaha saa 9. Icyo ni ikigare vayo gira vuba. Icyambere ubaye umugabo uvuye mu cyiciro cy'abasore, cyo ni icyambere ugomba no kumenya. Si cyiciro ngezemo ni iki. Nimba ngeze mu cyiciro cy'abagabo, ese abagabo bubatse ngo bakazishobora ni bande? Ese nk'umugabo mbona ubanye neza n'umugore ninde? Ese yangiriye nama? Icyambere ushobora kuba ugeze mu rugo umugore aragukeneye. Uyu mugore ashobora guhita asaminda, hari imirimo adashoboye. Mushobora kuba nta bushobozi bw'abakozi bo mu rugo, reka tunemere ko buhari. Aragukeneye ngo muganire, uracyarwana na cya kigare cy'abasore usize bacyambara ayo macupa bapoketesha, bakirara mu kabari, bakiri abaniga. Urumva uracyari mu baniga. Ese aba bantu baragufasha iki kugira ngo uzubake urugo utekerereze? Cyambere urazamutse ugeze ahantu imitekerereze igomba kwiyongera, gutekereza madamu azabaho ate, inzu nzayishyura iki nimba mba mu bukode, cyangwa nimba afite inzu nzagera ku yindi gute. Madamu ko amuzanye yarangije segonderi, ni gute namusova ngo akomeze kaminuza kandi n'iby'urugo bigende neza? Ugeze mu mitekerereze ikomeye, ariko uracyari mu kigare, uracyashaka kujya muri betting, uracyari mu kabari, uracyataha bagufashe mu maboko. Ubundi nta n'umuntu w'umugabo ukwiye no kunywa, nta n'umuntu ukwiye kunywa inzoga ngo asinde atumutwe kuko nazi vino n'umukobanya. Va mu kigare cy'abo bantu bica urugo rwawe, bari kukwicira urugo rwawe. Ariko kwe no ku badamu bakiri batoya nabo amara gushaka gukomeza gushaka kubaho nk'umukobwa. Ababo bararenza, ababo twabavuga nk'isare kamvuge gake. Uyu mudamu arashatse, agiye mu rugo byishwa n'iki? Yanaganirijwe. Burya bipfira muri za nshuti za marene muri za marene, muri ba bantu bamusohoye yatindanye nabo, no muri ba bantu ngo babigisha muri za blood shower, abaribo pastor yabo yo kwigisha ibyo bintu. Yego. Ese n'aba bantu barimo bakwigisha bo barize, bo bigishijwe nande? Ese abo bantu baje kukwigisha barubatse? Ni ukukwigisha kwisiga fondote, ngo no kwambara mini, no gusa neza, no gutegura ibi nibyo ngibyo
ariko niba ari kukwigisha ko ejo ndi wabyara indahekana cyangwa wabura urubyaro cyangwa wakena, urugezemo urugo uri umukobwa, urahageze utangiye iki? Utangiye gushaka kumva ukiri inkumi. Hari nabo njyambona batwita inda z'amezi nk'7 8 bacyambaye bwa bwenda bagihagaze muri bwa bukweto bagishaka. Hari umwana w'inshuti yanjye uri buze kunsura, aracyari mu mafilimi, ntazi nimba umugabo ari gukenera kurya, ntazi nimba n'icyumba yagiteguye, ntazi nimba afite n'uwo mukozi, ntazi nimba atetse ibiryo umugabo akunda, aracyari muri ya mafilimi, aracyari. Hari umwana w'inshuti yanjye uza kunsura, avuyeho aherekeje undi, aramugeza hehe? Amugejeje ahantu kure, ntazi ko umugabo asigaye. Donc ntabwo aracyagendana n'abantu bamwica mu mutwe. Va muri icyo kigare cy'abantu bakwica mu mutwe, ugere mu rwego wubaka urugo rukomeye. Niyo nama nakugiraga mu nama nyinshi ngira nzabigisha, nateguye icyigisho cyo kwigisha abubatse ngo. Yego, urakoze cyane Mama Lionel, Imana igumugisha, ndizera ko abadukurikira baguye neza, ariko ugendana nawe azakwangiza. Byiza kuhumuka amaso mukanya uri gusengera rusaba kugira ngo Imana bakore ku maso bahumuke, bamenye abo bagendana. Baroti bari mu buzima bwabo, nabagihazi, Imana bakore ku bitekerezo, nabagahini n'abakene mu buzima bwabo, Imana bakore ku bitekerezo. Ariko mbere ko dusoza ndajya mu bindi butumwa utanga gatonde tuze kuza kubasengera. Ubundi butumwa ntanze nuko umuntu akwiye kujya abyuka akitekereza. Yego, ugatekereza ejo hawe harategurwa. Ejo hawe mu munsi ugira w'ikiruhuko cyangwa mu masaha ugira gutekereza, jya utekereza ejo hawe. Ejo hanjye Imana yahavuzeho cyangwa nanjye ntarindiriye ko Imana ivuga nahategura nte? Nimba uri gutegura ejo hawe mu butumwa nguhaye, ejo hawe urabifashwamo n'iki? Ese kugira ngo mpagere ndakora iki? Ndatangira ku bintu biciriritse cyangwa ndatangira ku bintu bikomeye? Ese ejo hanjye kugira ngo mpagere sindi bushake wa muntu watangiye yoroheje nkanjye akaba ageze ahakomeye? Ejo hanjye kugira ngo mpategure suko ngira ibintu ni ndeka, nimba nkunda ibintu bihenze nkaba mbiretse muri iki gihe kugira ngo ahubwo mbirunde ejo bizubake fondasiyo ikomeye. Ubutumwa nkubwira no gutekereza ejo hawe, ariko utinya Imana ukiranuka ukijijwe. yego, Uzahagezwaho n'Imana wubashye. Kugira ngo ugere ku ntego yawe ni ugutandukana n'ibyaha, gutandukana n'abanyabyaha baguteza ibyaha. Kugira ngo ejo hawe uhagere uzabone n'ubwami bw'ijoro, ni uko ukunda Imana no kugendera mu nzira zayo utunganye. Ubwo butumwa natangaga. arakoze cyane. Yitwa Mama Lionel, muramuzi cyane, ndizera ko mufashijwe n'imuguro ndetse n'ibyo agiye abaganiriza. Kwa subscribe kuri channel ye, yitwa Mama Lionel, Evangeliste Mama Lionel. Nurangiza ukore share, ubisangize abandi, ushireho like, ushireho comment, urabugize neza. Mama Lionel, sengera abantu Imana bavaneho baroti n'abagihazi n'abandi bamenye icyerekezo. Yego, Mwami Yesu, ijambo ryawe rirahindura n'imbuto itabora. Dusanze abantu bawe barahagurutse bajya kwinjira mu masezerano, bakora ikosa ryo guhagurukana na Baroti, abandi bahagurukana na Bagehazi, abandi bahagurukana na Bagahini. Kwinjira mu masezerano yabo biba imbogamizi. Ndabasengeye, mbirukanyeho abo bantu, mbirukanyeho iyo myuka, mbirukanye inshuti mbi. Abantu ubwenge, aba bantu bankurikiye, ubahe ubwenge bwo kumenya inshuti zabageza ku masezerano yabo, ubahe ubwenge bwo kumenya inshuti zabageza kuri Kanani yabo. Mu izina rya Yesu mbasengeye kandi mbasabira imbaraga mu rugendo barimo. Abubatse ndabasengeye ngo ubahe gukomerera mu rugo, abatarubaka ndabasabiye kugira ngo uzabahe kubaka neza. Abantu mu byiciro bitandukanye mbasabiye amahirwe mu buzima bwabo yo kugera ku ntego yabo, yo kugera ku myumvire yabo, ibyo batekereje babigereho amahoro. Urakoze Mana, ndagushimiye kuri Imana ibikorera kwiyubahisha. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. amen.